Yavava none mwe mfite gutanga. Yavava tawusina gushaka. So shobuja. None aha muzana. Cyangwa sumbwire wari wo mumanza kureka. Uya da. None aho ngiko mushaka wanjye. Bare we rumara umuka. Kiza. Umva ko bavuga ngo iki ibintu bya boss azane amva sha uyu munsi nje nawe umva ngiye kuziteka neza urumva ku buryo ibintu boss yazavuga ngo mba ejo bundi yifate sha yifate koko yifate nangiza avuga ngo mba ngusage uteka imboga zishirire gute se umva ngiye kuzikaranga ziryohe bwana uranjabutse sha ndaziteka umva nze mwereke kono umva ibintu byo kuza yivugisha numva ngumaze iminsi udateka ibiryo neza abantu bakumanga zino urinda sha ni karibu injira Tabya bashaka. ni sawa Meze neza. ni umva Vuga ikikugenza nimba ari ibiryo byo ushaka ntabwo nabufungura sibyo nimukazije muhengera amasaha yo guteka saa sita zigeze abanyakigali dusigaye twaramenya amayeri yanyu ngo bari bwo mutangira kwikomenyeshwa ibipango by'abantu Uronde gakeya. Wabuze akazi nkora. ndabizi ndakwewe usukora muri kusharida Ntabwo nshobora kukorera tuzi. Kaka ubu urifashe uravuga atereka amaguruke muri busheri yanjye ngende kwa patro Tawusi mu manga ndasanga y'umukozi we katabarwa nindangiza mu mubazi ari guteka kuje utaje se saa 8 ukabariranya saa 6 nakubwiye ngo ngiye ncuruza aho sindi kugenza manza umve manza ngubwire ndashaka boss wawe boss kandi uvuga amagambo make uzi ko ari umukozi ntabwo nje gusaba nabandi umukozi buretse mbanze ngubaze nabandi umukozi urambye murakwaspa cyangwa murakwanyuka ntabwo wakora hose umva mbanze umubwire rero sibyo nitwa Katabarwa hano ni kwa databuja boss wanjye reka mubwire boss wawe arahari naho ari ndashaka isigiyego cyangwa wowe boss wanjye arahari kuko ngende inyama ntabwo njya toto pro uramushakira iki nukuvuga ngo boss wawe arahari cyangwa naho ari boss ubundi se mbwira ubwoko bw'aba boss uri kumbaza hano rega ndavuga hano ugira bangahe burengera aba boss batanu vuga vanjije kugira boss bangahe ariko se ubundi reka manze nkubaze kuvuga vuga muri hutari uburetse se genda gake ubundi wahamye umbaza boss ubundi boss uri kumbaza uramushakira iki ariko se nkubaze sibyo unyumve neza unega amatwi urumva nabo nyiri igicucu sinzi no kugura none ndumva ndi kuvunika boss wawe yaraje harankorera urumva azana ibiro 7 by'inyama reka mubaze niko hari iragushe mufite imigabane imigabane byimye inyama none musigaye mwiyavuze ibyatsi wajya ngo muri amatungo niko inyama kubera amadeni yanyu mwamenyereye kurya nk'intare kumurya inyama buri munsi dodo icyo nshaka manza wumve ibyo bintu wasaba nyumva neza ikintu nyendeye ndashaka boss wawe ko kwirirwa murya nk'intare ntabwo iragushe mufite imigabane urumva niyo babazi nka Java ndashaka beretse gato aho hano dodo inyama boss yego nukuvuga ngo itonde manze ngumbe tuza ndashaka boss wawe anyishyura amafaranga y'inyama yatwaye boss wanjye atwaye inyama se ntabwo kubita nganye ubwenge nayo aho rero imvugana nabyo hano muri kurya inyama ryari teruka kurya inyama ryari hano muri rugo se turya inyama nakubajije ngo ntabwo nakora inshuro muri inyama nabonye muri kurya inyama ryari nitukirya inyama muri rugo kuva nanagera hano menya inyama miruka muri rugo nasanze umva manze gusobanura neza se urumva nasanze turimo turya dodo n'ubu turacyarya manze wumve dodo uri kuzibona inyama tuza oya dodo uri kuzibona inyama manze wumve izi ni dodo igikanda ari inyama hari umukozi urabyibuka kuba ndi umukozi bwa boss wawe kumushaka uramushakira iki wanyumvishe uramushakira iki boss wawe afite amafaranga y'inyama
bose wanjye gufite amafaranga none aha ndagushaka bare tumaze ako umva mugabo nuze guteka imitwe hano ntabwo ndi umva nuze kumbonamo ikintu cy'igipogopoko sibyo dore maze ubaze uretse manza dumvikane nawe sibyo tumaze iminsi turya ubunyobwa turya intoryi tusiba kurya inyanya tukarya ubunyobwa tugakurikizaho dodo inyama zije zite watuza hano biragaragara ko atawusi niho mubwire ko mushaka gira vava none mwanya mfite gutanga gira vava atawusi ndagushaka so shobuja none aha muzana cyangwa se umbwire ari wo mumanza kureka uya da uya da none aho mbere ko mushaka wagicucu kore we rumara umwuka aha ndabyibutse yagiye saa tanu n'ukuri kw'Imana yagiye saa 5 n'iminota 30 nawe uhari umva rero kamubwire yego yagiye nawe uhari pe ndabyibutse ahubwo sinze reka none maze nkubwire yego gitonde ni ukuvuga ngo umwibutse nagira ahangaha urabubwira kandi waje hano ugenda gutura kujya wibutse nsanzwe nkubona hari epfo ku muhanda ni ukuvuga ngo umubwire ngo ejo bundi yatwaye inyama uranyumva neza ndi kukubwira n'ibyo uri bumubwire itonde ndi kukubwira ibyo uri bumubwire ntabwo uri kujya nawe uranyumva neza ni ukuvuga ngo uramubwira ko naje hano gushaka amafaranga y'inyama yatwaye uranyumva neza wewe wabirebaga se yazizanye hano cyangwa yazijyanye ahandi ntabwo njye merekeza abakiriya uranyumva neza ntabwo merekeza umukiriya icyo ansabye urumva gicucu batumva amabyi yego umubwire yuko amafaranga y'inyama akenewe uwaje kuyaka ari njye mubona ucuruza inyama ubu ngo uhita umucuruza inyama zuzuzwa amafaranga urashiriye uranyumva neza wanyumvishe uramubwira ngo iki so nuri kuncuka ndasobanura gutinya ibintu by'inyama natetse dodo nyumva neza ubundi ufite amatwi ndayafite zana ayo matwi zana yego ubwire sobuja ko naje kureba amafaranga yego byinjiyemo baba we kubera uyu munsi warajya kubwira rimwe wumve cyangwa ayo matwi uzajya kuyadodesha umubwire yuko naje n'ubwande bugaruke n'ingaruka ugenda mubwira bya dodo ako ntacyo wanyana y'imbwa uzaje kuzasha nzaguhamya ko wambwa imdodo zirenda kutumena mbere yo kumbaza ibintu bya korogate banza ukemura ikibazo cy'inyama ziri hariya kemura ikibazo cy'inyama njye barenda kunyica bambuje no guteka no uri muri ambaza inyama uzinduru z'inyama zivuye hano inyama z'abandi wariye bose inyama z'abandi wariye ukajya kuzipaka z'amadeni igihe uzazira inyama nazi ujya bose njye bari banyishe induru z'inyama ujya nabo umugabo se ako bose nyine nawe jya ushyira mu gacerero uriya bose nubwo ubona naje kugutekera hano nanjye rega buriya nabo umugabo nanjye nkajya kumupara inyama z'aho utarya warembwa ahubwo urusha kuneza umugore we guteza umugabo ukagira ngo urusha kutuma yumvaho umva ntaho uri umukozi sibyo ntaho umugabo kanene ushobora gusohokana n'ejo bundi akika nyine ndabyumva ariko se iyo wifashe koko ukagenda ukarya izo nyama wenyine bose uzi ko simba mari hari ukuntu mba nagize kira kahombe ariko birika kukikuza ibintu byinshi igihumbi angana birabaye noneho uguriye madamu urumva icyo gihumbi umuguriremo uri burye inyama ze kuzi umunsi oya umuguriye inkoko madamu aragiye inkoko reka mbwire umunsi rwose nkomeze kijyanye n'inyanya zari n'inyanya turazikira izo zihorera bakuguriye iki muzana icyo kunywa nacu mabuja akunda koka akunda koka uri mwiza ko warakaye ndakora nta n'isoni wera gushyira habara uheze habara ziriya nyama mwahoze muvuga zagiye he zagiye mu ruheruko
nambwira izo nyama bahoze bakwishyuza ntizi yewe zimwe zayabwa kwa zimwe se zaje urumva mpamvu ushaka musobanure neza hari imbwa yo kwa bosi kuri mwituye hepfo ahangaha noneho iyo mbwa mwincisha hirya no hino mumbwize ukuri itazandira abanikanira n'umugore uriya mbwa usije munini yaririye keriya sicyo twavugaga yaririye keriya umva mwincisha hirya no hino shaka ukuri wa mugabo shaka ukuri se bata waje umenye ubwenge shaka ukuri akuburi ku kimwe gihe sasa shaka ukuri nukuri yenge nayo ukuri mabusha nawe umva amafaranga kwaye nayo saya guceceka nawe mbisha kuva kare yaranimaye amafaranga kugura ubunyobwa umuntu agacisha make mu mumuza urangiza ukuri wowe ujya kose nukamwandikira yakose urangiza ukuri mabusha kamanza musobanurire barimo batwigisha kujya tugira imibanire myiza mu ngo tukabana neza nani soni yirirwa ajya mu bandi bagore ngo ngukina nguki imibanire myiza mbwiza ukuri nutambwiza ukuri uruguno numva ushaka umva ngaho mbwiza ukuri nge nawe ariko se ku mukozi nge nawe ntidushobora kuganira ikintu mu muhezo tataje mu mukozi tukakiganiraho kandi kikagira koko nakagombye kumenya ibyanyu si ibyo se umva reka nkubwize ukuri nawe amanyanga yanyuma aje kuyamenya umva ntugire ngo aho waparitse imodoka ejo muri sinahabonye ntabwo nahabonye nakujye umva usomana mu muhanda bose burya nawe ibyo bintu usigaye bikora usigaye ujya gusambana mu muhanda oya ntabwo nashyigikira amafuti umva burya uri mukuri njye urugo bimashira kundenga uri mukuri bose oya nimba wowe wifata koko wasukira amazi aho ngaho bimashira kundenga iby'urugo iki utangiye kuvugira meza yakofe ngo amafaranga ntabwo twagakwiye kubana gutyo weza ariko funga aho harimo amafaranga harimo iki nzanyiza ariko mwufite ibibazo akira ayo maka tuzajya gushakira kuguruka wayibonye akira aho ukurinda gukeneye oya mabusha bose nta kibazo cye urumva nta kibazo utangiye kumushyigikira urongeye kumena uwo mutwe wawumbeshwa n'inkoni reba wawundi wamitoza tubikuriza ntabuze amafaranga wawumbeshwa n'inkoni ni ukuri niba ushyiramo inkoni iki nk'ebyiri kandebe imiti amafaranga ntiyishyira cyose kandi kuriya nta mugabo utagira ideni kiriya nacyo nacyatse inyama kirangije nticyazizana kigira gute noneho zipfira no mu modoka reka niyo umuntu aranze kwirirwa nzizana ntabwo nta mugabo utagira ideni ariko hano hari amafaranga yewe natera yewe afite amafaranga ntacyo mbabuze ako sheri iyo umbeshya mba nkureba imyaka 10 n'ingahe tubanye ntabwo nakwiyoberwa uranze ntubise ko tuziranye bihagije ngoshyiraho sheri ntabwo nkize uri murambeshya banza ureke kumbeshya umbwize ukuri wa muntu mwasomanaga ejo bundi uretse ndugarure ndagukurerega buriya ibyo nakora byose nibyo nakwizingamo byose mugore mwiza w'inzobe ajya ujyapanga imfizi ntikumirwa sheri nuko imfizi idakumirwa cyangwa ubundi nta kibazo sheri Wasiko jafunze furo isura abaye. Sherika mubwiza ukuri. Ku izina ry'Imana hari umuntu umeze ambere na Satani n'ikigeragezo kuri ngewe pe. Reka mubwire, manza wumve. Wano wadata usura muzi. Tawusi reka mubwire, manza wumve. Mu cyumweru gishize yaraje arambwira afite ikirori muri biro 50 by'inyama. Ndabimuhereza ngaribuza nyishuri. Wanyumva neza itone manza nyumve. Aho ndaragaruka ngo urabona ngo hari ukuntu atari bamwishyura ngo ni mu biro 5 ngo ajye kungajyana mu rugo ngo umugore ajye kurya.
ndabimuhereza none amafaranga hafi y'ibihumbi 180 ntagaranyisho koko uriya mugabo ndamukorera ikintu ese ujyanye no kwishyuza ngiye mwana nawe mu kazi noneho rero ko maze nkubwire njye maze wumve asohotse kumbwira nawe basi ukanyumva basi wabanje ukanyumva wenda nkamuka none se ikibazo ni kare we muntu ugira hano ku isi ugomba kunyumva ko nabona mfite aho kubibwira ikibazo rero gihari njyewe mu gitondo njye mu kazi nongeze ndavuga ni kubera ko yaje agatwara ideni reka ngende mwishyuze urumva njyewe navuye ku kazi njye kumwishyuza ngeze mu rugo nsanga ari inzererezi y'umukozi afite sinzi iyo yagikuye urumva ndabona se boss arahari ngo naho ari yabanje no kumbwira ngo arahari yinjiye mu nzu aragaruka arambwira ngo naho ari ngo yagiye saa 5 ngo yabonaga ivuga ko yagiye rwose uriya mugabo arambangamiye kandi n'inshuro yakabiri njya kumwishyuza kuko yagira ngo mukorere ikibazo mbese uko duhombye ko busheri imaze neza byarangiye ibiro 5 nibyo bitumye homba ariko si ibiro 5 nibyo bitumye momba ndetse ayo ba yarahari ariko nukuri kamubwiye nukuri ibiro 5 nibyo bafasha rimwe nibyo bitumye homba ndetse ibiro 5 ntabwo ari ibiro 5 mbese uba atari hafi nka yose uba atari hafi nka yose mbese ubwanjye kutika yaraje ubwa mbere abigusobanurira ngo yani yaraje afite ikirori arambwira ngo ni muhinyamanga ari buze kongera amafaranga ngo ibirori ngafite ngo yarapatanye ngo bari bumwishyure ngo nyuma ndabimuheza mba nk'umuntu w'inshuti uhoze kasanzwe anyishyura umuhibira bingahe ibiro 50 bimuhera rimwe bigeze nimwe aragaruka ngo hari ukuntu batamwishyuye ngo bazamwishyure ejo ngo muri 5 ngo ajye cyo wakisha buri kumbeshya ngere ko ntabwo ngubeshya n'ukuri nese ubudakubeshya ngo bimarire iki icyo wakisha ahubwo shaka izindi nzira umbwire oya njye ntabwo nese ubudakubeshya bikamarire iki shaka izindi kubizi ko umugore ngiye kwisi nkunda wamba wanyumvishe basi wanyumvishe kandi umugore nta bwenge oya ubwenge urabufite niyo mpamvu kukubwira nese kuki nje kukubwira ikibazo fasha ibiro 50 urifashe uhaye umuntu sibyo yego ibiro 50 nese wanyumvishe ko yarafite ikirori ufite ubutunzi bungana ute ku buryo ko ibiro 50 ashirika mubwiye sibyo ugumaza ngo mfite ubutunzi bungana iki reka nk'urugero basi ngo nkubwire manza wumve mugore mwiza na nkunda usibye gukunda kuruta ko nkunda ibiryo basi oya twicaye ariko tuganire kuri uwo mugore wanjye n'ubundi ko tuzagenda dusaza ubu wicaga tuganire ni ukuvuga ngo wa mugore wereka mubwiye sibyo buriya niba yaranyambaje nk'umuntu w'umugabo njye nagomba kuba numvaga ari umuntu w'umugabo atakora izina by'amanyanga gusa ntabwo nari mbizi kuyakorera ibintu kabisa ariko nawe uri kuvuga amafaranga ngo nayajyanye ndetse nayajyanye hehe tuvugisha ukuri ndetse ukeka ko njya mu bagore nese ubu reka nk'urugero reka nk'urugero manzu urebe mwiyibasiye niyavuye mu mafaranga dukora ay'inyungu tukunguka tukagura ibyo dukeneye n'ibindi byinshi birimo none se kuri kuyahombya ese ndi kuyahombya niba nakuki umuntu akanyambura kwambura ntabwo ari ibintu bibaho ibiro 50 ni isambu ugiye kugura basi reka nkubwire sibyo aho kugira ngo basi tuganire ahangaha twiteza abantu dore no hanze wari urakora hano hanze basi reka tugire mu kintu tuvugana ntabwo bigoranye ako wanyumvishe ako nyumva wirakara wamugore wanyumvishe ko mwemera nyine basi ngo yahaguruka tugende tubiganire ntabwo bigoye ngo tugende wimagurutse ndihagurutse ako se waretse nkakwitaho ko ari wowe uranyita ngo buke n'ubu utabasha kwita kuri business urita ku mugore gute ngo basi ngo tugende basi dusobanire